Samataye Samataye ndayafite Erega bandera yabonye no mu ndirimbo kandi nuko bajya Ndoya wabi ngewe ibyo nkubwiye Yes ndabasuza cyane mwebwe mudukurikiranye hano kuri kamera zaca amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose mu ntara enye z'igihugu mu mujyi wa Kigali ndetse no muri Amerika mwese ndabasuza cyane cyane aho wakoze subscribe ubwo se sikiri mu ntara ya Kigali no muri Amerika mu ntara enye z'igihugu cyane mu mujyi wa Kigali no muri n'umujyi wa Amerika n'umujyi wa Amerika nawe zicyatse sose urakoze usanga mu mwere bamanga kuma na umuntu babwiye yuko mwanya banga abagore ndenga kuna mama ko warukaze ngo iki urwanya ba ngewe nkuna ba mama ngarwanya banga abagore ndabarwanya cyane nitandu umva cyane ubwo nese abakobwa se burya umukobwa wese abari umumama ni umugore ariko nta mugore waba umukobwa nta mugore waba umukobwa kirazira ariko umukobwa yaba umugore shira wabyumvishe umukobwa abaye umugore ntabyo ndinge nese suje ko umugore kangwanagurire kano kana baracanga kwanagurira kano kumwero mbonaho ureka ngwanagure yakoshereye njye nagaruka ariko akantu ko kumpura kabaho kavuyo urakoze nago umugobwa urakoze mukobwa urakoze mukobwa bameze neza cyane mwemeza gute ya ndashima Yesu umwami n'umukiza wera wa Isiraheli umwami w'abami ndamushima cyane kuko niwe utumye turi ahangaha niwe utumye turi kuri kamera zawe ndetse niza Dr. M Official TV urumva rero ni ibintu byo gushima cyane cyane ariko ni by'agaciro ku buzima bwacu ndetse no kuba dukora subscribe yes cyane muri feya no kuvuga iki feya bisobanura uri sawa cyangwa umeze neza feya nyine ni ikintu cyiza uyobeye ko buri gihe igihe cyacyo cyose mba meze fresh mba meze umva nta mfite amafaranga nabo nayafite mba meze neza hari igihe kiba mu buzima bwacu bwa buri gihe hakazamo akantu k'agatotsi kereka ndwaye agatotsi kandi abona uburwayi ariko noneho urushije kwishima kera nose hari ubwo ndwaye ndishimye nyine ko yanarwaye kera hari umugani bakundaga kuducira nga Dr. M washobora kuba awuzi yewe nako nawe uyoberwa baratubwira ngo hari igihe wabaga wishimye bakakubwira ngo ko wishimye nk'imbeba yabyaye agahungura yego niko bimeze wishimye nk'imbeba yabyaye agahungu wishimye nk'iki nishimye nka Joyeuse wa Juno Joyeuse mon bébé Joyeuse wa Dr. M of course cyane tape isi ma bébé benshi bagenda bitereshwa kwa dukomenti namwe muracyuzi tugenda dusakuze biki ese ngo ubu ngubu ukomere bavugaga ngo wa Juno ubu ngubu no wande wa Dr. M akivugira nivugira yaramaze kubivuga sinzi ahubwo ntabwo bika ntabwo ubuhari ntabwo abyumvise wabivuze okay nimba utabyumvisha abanyarwanda babyumvishe wowe igihe kizakubwira we ntabwo wabyumvishe tegereza igihe kizakubwira sigoma nongeye ngusubize aho muamuru ko twiba mwana bandeze bandi simbivuze nase Joa karame nahoze ndurimo oya hari urukundo warurimo hari urundi rurimo noneho ubungubu si nirihe tandukaniro rihari ku rukundo wabayemo n'urwo rurimo ubungubu ubwo se ushatse kuvuga iki njyewe urw'ubu ngubu nirwo ndimo nta rundi rukundo nigeze mbamo harabibonye ibiki harabibonye wabonye iki wabonye ibiki uririmbira Juno nyine umukunda sibyo ese waje gutandukana nawe ntago natandukanye nawe kuko sinakundanye nawe hari ibintu mama kwe gutandukanya rero njye nakunze Juno ninjye wamukunze we yigeze ababwira ko yankunze none se burya no kuba ngo kuri imihanda twarabibonye hari igihe uvuga ngo ukuntu umuntu bikarangira
atagize utanamubonyeho ariko kuba yariyemeje akaguha umwanya we sibyo akagusohokana Dr. kiriya kintu nawe cyumva kuba yaraguhaye umwanya we akagusohokana ni iby'agaciro kandi ni ukuvuga ngo ako ntabwo nigezemo akana katari iby'agaciro ni iby'agaciro nyine Dr. ushobora gusohokana umuntu udakunda kirazira ntabwo bibaho nuko ngo hari abari ngaho wa mugani ibikorwa biruta iki amagambo Nese hari ubukwe wabonye hari ubukwe wabonye nasagize ngo ba mama bacu bose batubwiye uko bakoze ubukwe twebwe erega ni benshi twavuze ubukwe butarabaye kandi tuba abagabo tubaho icyangombwa ni umutima umutima ni wo wa mbere ese bigeze baryamana wigeze ubona turya cyangwa mwararyamanye usanga byarabereye basohokanye se muri hoteli mu hoteli nakomeye imeze neza oya bikajya ureka ibyo bintu pe ibihe ibyo bintu nta bukwe mwabonye nta mpeta mwabonye ese mwigeze muryamana bakomeje ngo mwigeze muryamana wasubiza muke na Joyeze ntabwo twaryamanye ariko tuzaryamana umunsi Ayitegereje gute sheri unyitegereje gute kuramo iki kiboro kwanza unyitegereje gute sheri unyitegereje gute sheri uzurajya oya Imana nibishaka undi Imana niyikora byose twe twizera Imana ubundi urukundo ntabwo ari ngombwa ngo baryamane ngo cyangwa ya ibyo ntago ariko muri isi yacu cyangwa se muri ijoro turimo ni rwo rukundo ruhari ku bandi ariko batari Joyeze wa Dr. M akazi no kugira ugahemere ntibyagoranye akaye wa Juno ushiraho wa Dr. M nose reka nkubaze nindakubwiye ko nahinduye izina warahinduye ubu ntabwo ukiri wa Juno umva nkubwire njya kuri channel yanjye urebe ko atari Joyeze wa Juno TV ubundi buzima impamvu nose niba ari ryo rijya ariko channel zirahari Joyeze wa Dr. M irahari irahari iriya ni abana bacu abana bazavuka babiri tuzabyara siko bimeze ese Joyeze ni ikihe kintu Dr. M ashobora kugukorera kigatuma wumva umuhazi cyangwa utakimukenera nakimukenera akagukorera ikosa ukavuga ati Dr. M none se bikareka nkubaza ko tumaranye imyaka tuziranye ubona ari nk'iki Dr. M yankorera nkumva muhazi ntacyo uzi muzi nka Joyeze kuko dukorana ariko turaziranye no mu buzima busanzwe tuziranye mu buzima busanzwe kuko Joyeze ariko mu rukundo rwawe kuko nigeze gukundana nawe ntabwo nzi icyo wanga n'icyo ukunda ngo yigeze gukundana nawe wakundanye na sheri wanjye yewe ntabwo namubwiye ngo kuko ntigeze gukundana nawe ntabwo nzi icyo akunda n'icyo yanga kuko wigeze gukundana nawe ntabwo uzi ntigeze kuko wigeze ntigeze mbega atigeze akundana nanjye oya ngo kuko yigeze gukundana nawe sheri ntabwo ari kavuze kuko ntigeze ngewe gukundana nawe mbega bikari kumuca inyuma sheri ntabwo ari kavuze ariko uzi ko bikaranca inyuma ntabwo avuze ko twakundanye kandi ari kavuze ntabyo ari kavuze ngiye ko ariko numvishe ntaribi numvishe nabi Joyeze njye mufata ni inshuti yanjye magara besto oya ese besto ko si best friend ise siyo inshuti magara oya nuko ni inshuti zo mu kazi hari inshuti ariko nyine bari besto best friend umva hari inshuti jya umenya icyongereza ndabizi kuzi icyongereza nyine ndabizi best friend ni iki se ni inshuti yawe ubwira ibyawe byose ni inshuti y'amagara nyine ni inshuti y'amagara sibyo ashobora kubwira ubuzima bwe bwose ariko ngiye tuziranye ku buzima bwo mu kazi ubuzima uzi bwo mu kazi ubwo ni ubuhe ni ubuhe ikindi ikindi akaba adashobora
kwica akazi bitewe n'uko ari kagaha agaciro. Ikindi akunda kurya. Akunda kurya sheri. Kandi koko byorarya. Uzi kurya nk'inzu ihiye. Uyu muntu nzamushobora nzajya nguhingira. Nuko njya guhinga pe. Bakundaga kuvuga. Ariko ngo Joel ngo ukunda kurya ariko ngo ibirya akunda kurya. Ashobora kuba akunda kurya ng'ibintu bimeze nk'ibijumba. Urakoze cyane ko muzima asha mwarabanye. Kandi zikabizi. Azikize. Ukunda kurya ibijumba, ibiraha maki? Amatungo. Ibiraha amatungo. Ibirahataka. Ni ibirahataka. Ariko ikibazo cyane Joel yagitarutse. Ibirahataka makabizo. Makabizo ko ibirahataka. No. Surya ibirahataka se? Cyangwa ni ibirahama? Ibirahataka. Ibirahamaga. Birahamaga buri ni birahamaga yo yewe Joel ndacyashaka kugira nsubize natubwire kuko n'abanyarwanda bumve erega hari uraho hari inyuma avuga ati nshaka kuzipevera Joel kazi ariko doctor icyo wakora cyose akamenya yuko nta kintu kigize ute urabizi cyane cyane niba uri kubona saga ya Miki Regis narayibonye nuko ngo zirasaga zose zibaho kubera ubwumvikane bwabo bukeya bwabaye bukeya hagati ya Regis uretse mfite nkavuga gato ngo Miki ngende kukubwiza ukuri ndimo ndakubwiza ukuri uri inshuti yanjye urabizi mpora nkubwiza ukuri igihe cyose aga Regis ejo yasohoye inkuru nyine avuga ati ngo Miki ndi kukugira inama Miki urabizi ko uzuri inshuti yanjye nge ntabwo nkwifuriza ibibi ntabwo nifuza ko nakubona wandavuye umeze nabi nukuri Miki urabizi ko nubwo unyita umugirigiri ukanahita ngo ndakagabo ka fake ngo nagasore urumva ariko Miki umenye ko ngiye nyine nahoze ngukunda nubwo nyine byaje kwanga urumva hagahe gato ni wivuze neza cyane arangije ahita arenzaho atavuga ati mfite ibipapuro bingahe bitatu kimwe cy'umugore utwite witwa Honorine wa Aga urumva atwite impanga arimo asubiza Aga nyine amubwira ati Aga harya ngo ndagasore Aga harya ngo ndagasore wowe uri umugabo ujya kubyara nyine kwanza wowe uriya Honorine wamwishyuye 500 ngo nava muri Norvege azaze muryamane ngo kugira ngo azagushakira ibyangombwa nawe bikujyana muri Norvege ubu mwene gihugu wa Norvege umwishyuye 500 arabyemera kuko ngo nakanyeshuri kari aho ngaho ka fake kari aho ngaho nyine urabyumva nyine ka fake urumva yafatiranye nyine kitwa Honorine igafite nako TikTok isa nka iri hejuru mo gato iri mu 70 na gutyo kuzamura urumva gahora kakajya live ngo nibiki urumva kararitse inda ya Aga promoter urumva Regis irimo impanga ebyiri Regis banavuga ati wowe ngende kukugira inama uri inshuti yanjye Miki ubwo cyekanye bari ibintu ngo mwumvikanyeho urumva cyekanye bari ibintu mwumvikanyeho urumva wenda kuko ufite umwana nawe akagenda akabyara umwana hanze ubundi mukazakubona kubana buri wese yarazanye umwana we mu rugo ariko wowe wibuke ngo ko yateye impanga ubwo bazaba ari abana babiri wowe ufite umwana umwe ubwo nawe uzasubira hanze kujya gushaka undi kugira ngo munganye ba bana babiri kuri babiri ijya Miki n'umuti w'amenyo sinasanga kohereza sheri sinakakohereje nakakoherereje sakabonye ako kabona akakoherereje ako ka video nyine kaba Miki sawa ngo ntago akarebye twikomereza nakarebye bari abantu rero bazashobore barekana ese barekana kuki muri gushenya urukundo rw'abantu oya ndavuga nuza uriya Miki na Regis kuko hari igihe Regis hari igihe Miki yaba ari uwa Regis nawe wamenye yaravugiye kuba uwa Regis ntabwo byashoboka kwini sakajya kwini mushyize kandi Regis yatangaje ko umunsi ugiye gutangazwa w'ubukwe
isi yarabivuze wow ariko ndakeka abantu burya we na Queen ngo yadore regisi ikinezerezaho ngo njyewe ngo uvuga ngo nabo nkunda ngo abafiyemeri ngo njye abafiyemeri ngo ndabakunda cyane ngo nabo babimenya aho bari ngo njye utazanandukanye ngo n'abafiyemeri akabonye ariko bati urashaka kumutandukanya n'abantu be abafiyemeri ngo rata ngo ntababeshye ngo njye nkunda abafiyemeri ariko ngo ukunda abafiyemeri usibye uburyarya akunda abafiyemeri gute ubundi ubwo ko ari uburyarya ubwo wakunda umuntu oya natwe dukunda abafiyeperi ukunda abafiyeperi abafiyeperi ni abake akunda abafiyeperi mwabyumvise no sorry ufite undi ukunda nyine ufite mwinyumva nabi ufite undi ukunda ufite umwana mwinyumva nabi nta oya afite undi akunda ufite umwana oya ntabwo ari story buriya iyo umuntu ari kuvuga ni ugutaruka iyo radatarutse buriya biba bigaragaza ko umusazi arasara akagira ute akagwa kwisha ubwo ijambo bariguyeho oya mu mbabarire ntabwo ari ukuri ntabwo ari nawe ukunda abafiyeperi oya genda umufiyeperi ntabwo nkunda abafiyeperi ukunda abandi nkunda wowe Joye oya sheri ni ukuri Joyeze karame ngagutya wenda usanze urabyumvishe yabyumvise rega sawa nare ntago mumuzi Dr. baranzi ntago bakuzi okay wabyemeye ko ntakunda abo bafiyeperi ntago nabyemeye kuko urabakunda ijambo ni irya mbere irya kabiri bari ikinyoma Dr. M no mu blogger nawe yabaye mu blogger ntabwo yabiyoberwa ko turi gutebya oya ntabwo yari gutebya sheri wareka kuvugisha ukuri sheri wareka ukunda abafiyeperi ni wowe nkunda no manika akaboko ndakamanitse niba utankunda imana izahita ikwica mpaka kanya okay ngamo kabisa ariko sheri wanjye byose birahita bibigaragaza ko ari byo okay aho ndabyemeye none mu rusengero akavuga ati ndamwemereye abagomba kumanika incakwaha twayatwarana n'akabizo ibyo biba bigaragaza ko ibyo bintu ari ukuri koko ngaho tapesi gutya usanze Dr. M aramutse afite nk'umwana izi saha ariko atarabikubwiye duherera kise y'ibyo bintu ukuntu wabyactingamo bika ko dukorana mu kazi unzi wowe urabona nabyactingamo gute umva nkubwire reka nkubwire ngereka mbanze ngusubize wa mugani kuba tudakunda abo bafiyeperi siko badahari sibyo icyo kintu urakizi ariko ibaze ko umuntu yaragwishe ko afite umwana nuzi uburyo yahemukiye uwo babyaranye nuzi ibyo yamukoreye ngewe ubundi mbese ikintu gituma nanga abantu babyaye nuko baba barabyaye bagahemuka nta kindi rero iyo wabyaye ugahemuka uwo nguwo umugabo wawe yahemukiye nyine nk'uko tukabana afite umukobwa yahemukiye uzi amarira y'uwo mukobwa ko ari nge yajya agarukaho cyane rwose naho aramutse yarabikubwiye ese izi saha yusa Dr. M yarakubwiye ati Joye ndashaka ko dukundana ariko mfite umwana kereka yarabimbwiye nzi neza ko uwo mukobwa wabyanye ari we wamukatiye akubeshe se ambeshye nawe imana buriya reka nkubwire nimba hari ikintu nizera ku isi nimba hari umuntu nizera imana ni umuntu ntabwo ari umuntu nizera mwuka wera nizera imana nta muntu nizera imana ariko ni ukuvuga wizera umwana w'umuntu nimba nizeye wowe wizereye mu mana numemukira cyangwa se numbeshya nta kintu biba bintwaye ahubwo nzashimira imana Dr. M wowe izi saha urabizi twese turatwaraje hano ikigo bitewe n'ubuzima twagiye tunyuramo kandi Joyeze ni umuntu umeze ngaho ubuzima yanyuzemo ubukeye bityo barabuzi kuko bazi ko yatangiriye mu kazi ko mu rugo akimana ikagira ute ikamuharurira inzira kubera kwihanga ikura ku cyavu ikicaranya n'ibikomangoma ese izi saha uramutse wumvishe ngo Joyeze waba afite umwana ariko atarabikubwiye wowe wabyitwara mute wenda wa mugani wa regisi nanjye nkunda abafiyemeri urumva kuva rero sheri wanjye dukundana bya nyabyo mbimenye ko afite
umwana atarabimbwiye nabimubaza kuki se njya kurakara ntabimubajije namaze ufite umwana gatambwa sheri nari narabiguhishe n'ibiki nyambwa atoke ntacyo bintwaye nubwo uri umufiyemeri ntacyo bitwaye nkuko Regis yavuze ati ngo abafiyemeri ngo bazi ngo gukunda urumva uko kuba baraciye muri ibyo bibazo muri ubwo buzima bw'ibyo bintu iyo noneho akunze bwa kabiri ngo ntabwo yongera kuzana ubugoryi niko Regis yavuze ubwo warabonye ikintu n'iki ubwo bavuze ngo umugore wavuye mu nzu nawe iyo ari umuntu wize ku rugo rwa kabiri akunda kubaka ngo hari igihe bijya bikunda ariko kuri njyewe nuko nari mvuze gutyo wenda ariko kuri njyewe akaba yicwenda ntabwo kajya koga ibyo wakoze uwa mbere n'uwa kabiri wabimukora n'uwa gatatu wabimukora njye niba mama nishakira umukobwa w'isugi wanjye bwite niyo rivaje bayita riva ubwo se ariko rw'imodoka yakoze n'ubwo rw'imodoka nshyashya wahitamo iyi si ibyo se yarayikubitije mu bikoko amashati yaramenaguritse ibiti wafashe inshyashya hano kuri social media wenda hari abantu bajya bibaza yuko Joyeuse mbese gutyo kumubona kuko no muri comment ugasanga cyane cyane niyo turi kuri TikTok urabibona kumva ati Joyeuse ngo ameze nabi ngo umukobwa mubi cyane cyane ari ama comment tugenda tugite tubona iyo babivuze ngawe ukumva shero barimo bamuseza ati ni umukobwa mubi ngo reba ukuntu ameze reba uko asa mbese wowe bamuvugaho ibintu mbabaraho gato watse musubiza mbabara mbane watse nkisubiriza ijambo ryiza okay narebe reka mbabwire rero mu magambo make cyane umuntu mubi numeze gute umuntu mubi ni umuntu ugira umutima mubi umuntu wabaye akahebwe ariko abantu bumve kanze ntukane ariko si ntukanye cyane abantu b'ibigoryi bisubiremo bwa kabiri n'ubwa gatatu abantu b'ibigoryi batagira ubwenge butekereza bumva ko biriya bibuno by'abantu urumva bakabireba akari ibyo usanga ngakurikiye gusa umuntu w'umugabo ufite ubwenge arakurikira ikibuno kivamo amabye sibyo noneho umutima ari wa mutima wa Satani akurikiye yaripfumuje amahererano amazuru yarayujuje yaripfumuje no ku bintu yaripfumuje no mu mukondo no mu kanwa yagiye gute amatatuwaje ahantu hose urumva ngo nuko ngafite ibibuno nk'ibya Herode Queen ubwo ngo umukobwa ngararenze ngo wamureba ngo uri umugabo ukahita urashyuhagurwa ibyo ni ibiki ukurikiye uwo muntu ntago bazapfa kazaba icyondo itaka riri aho ngaho umuntu muzima rero nimba mbabwiza ukuri nuko mutajya mwumva nubwo mbabwira ntimwumve umuntu muzima ni umuntu ufite umutima muzima n'Imana igiye kure aho ngaho impamvu bareba ibibuno bakareba inyuma bakareba iki baba barahanzweho n'amadayimoni Satani mwinshi yarabaye muri bo ari abantu nyine bahanzweho n'amadayimoni nyine bahanzwe n'imyuka mibi nibo bareba ibibuno bakumva ngo ibibuno ngo ni ibintu bya danje bakumva ngo inyuma isura ngo bimeze isura nziza muri niyi tuvuka baretse nsoze tuvuka kwavutse uri icyondo ukazapfa uri icyondo isura nziza niyi hari umuntu uzi isura y'Imana none se Imana niyo nziza niyibaho niyo nziza ibaho urumva ariko kubera ubwibone na Satani ubazanamo ubwo bwibone bakibona iteka ryose wa mukobwa abantu bose baba bavuga ngo kuriya mukobwa ngo ni mwiza uwo mukobwa bamaze gusambana nk'inshuro 350 umwe muri bo niwe ushobora kwihangana umwe muri bo nabwo biragoye nyine bicamo ari ibintu bigoye ariko umwe muri bo ashobora kwihangana ariko hafi ya bose akayunguruzo kaba karavuyeho ngaho uzambwira umwana mwiza cyane wowe utekereza nawe ko ari mwiza ufite imyaka 18 wenda tuhere kuri 18 ko ariyo yemewe byibura utarasambana na rimwe ntago bibaho
ubu ngubu kugira ngo azubake urugo yubaka urugo bimugoye njye navugisha ukuri unyanganyange niba uri umukobwa ukumva ndi kukuvuga ngo ni uko uri slay queen nushaka unyange ntago ndyi wawe man urumva wanyanga utanyanga nzarya njyame nsinzire sheri wanjye joyeuse angaburira agafiriti nkako mujya mubona angaburira kareti nkako mujya mubona ankubita inyama nk'izo mujya mubona urumva twibanire tumeze neza turyoshye twishimye dufite umunezero wa danje urumva Imana mu gihe runaka kizagera twibyarira abana urumva twibanire neza kandi tuzabana iteka ryose urumva kandi none akiri rivage nshyashya nababajije ati uwajya kugura imodoka akajya kugura imodoka ishaje nuko abayabuze ukagira nta amafaranga bafite cyangwa se aba ari umutindi cyangwa se aba ari umukene niyo mpamvu ajya kugura imodoka ishaje ariko abaye afite amafaranga ya danje yajya kugura Range Rover nshyashya brand new nshyashya mwari mwabona muzehe ajya kugura imodoka ishaje ntago ajya kuzana inshyashya gusa impamvu ajya kuzana inshyashya ni iki nuko inshyashya bari inshyashya wowe mu ruganda barayimukorera inshyashya kaza ari rivage nshyashya urumva yigirayo yohereza abantu nyine ntago yanigirayo urumva yohereza abantu bakajyana kazana niba ari ama cross country nshyashya Range Rover nshyashya ibiki byose bishyashya nese ubwo jewe uyu nguyu rero ni mushyashya urumva ibyo rero muvuga byose wavuga utavuga n'undi uzapfa gusa ibindi bivuze iki icyambere ni igikwiye muri byose Imana igiye kureba ireba umutima ntago Imana igira ireba isura ngirebe ngo ibyo bibuno mureba urumva ireba ibyo bintu ntazi byari ibyo ntago Imana ijya ibireba rero ndi umwana w'Imana ndi murumuna w'Imana urumva ndi umwana wa Nyagasani umuremyi wera wa Isiraheli urumva nanjye ndeba nk'Imana ntago ndeba nk'abana b'abantu nyine bareba ibintu bakareba ngafite amafaranga afite imodoka afite ibiceri afite iki afite ibi urumva niko abana b'abantu bareba ariko njye ndeba nk'umwana w'Imana ndeba mu mutima ese afite umutima umeze gute ese uwo mutima tuzabana iteka ryose ese uwo mutima ntago uzamemukira ese uwo mutima ntago bizarangira nabi ese uwo mutima nese ubwo ngaye baze ngunzanye ng'icyana ngo cyatanje cy'igislay queen cyatanje tubanye ukwezi kumwe nyine betse wumve nyine ngumbi kugusobanura wumve abantu ubwenge bwabo wabucuritse tubanye ukwezi kumwe urumva turyamana nkuko abantu babikunda babivuga ese iyo turyamanye urumva niki kivamo sibye kuryamana gusa mu munota umwe ukishima mu masegonda ngahe bikarangira ikindi kivamo ni iki ubu se yanakubyarira umuslay queen nyine uwo muslay queen yakubyarira ntabwo yakubyarira barashyizemo bwa bupira nyanumva ngo bashyiramo ubupira ndabejeje ariko sheri wowe uri rivage nshyashya brand new rivage bajye babyumva bajye banabyemera wowe iyo bavuga kandi ubona umukunzi wenda hari n'igihe umuntu abivuga ari na singo yarabuze umukunda kandi ari mwiza yiratana wa mubiri nawe ugiye kumbaza abavuga ko ndi mubi umva se nkubaza ubundi bwiza ni iki umva nkubwire ngo ni amabuno ngo ibiki n'ibiki isura nziza iki icyambere kiza ku muntu ni ubwenge none se ibyo bintu bavuga ngo bafite ngo byiza ntago mpunzi nanjye mani ndi mwiza nuko mutabizi njyewe ubwanjye ni njyewe wimenya ko ndi mwiza of course wowe uramenya ko ndi mwiza kugira arabikubwira ko utari mwiza kugira bitange kuyobe njye ndi mwiza mani none se mwaye neza nagendana n'umuntu agaseba ahubwo mva nkubwira ikintu abantu bitwaza kwa kundi narindi imbere ndi umukozi wo mu rugo mora mu byombo mora mu gikoni mora mu ki mu bishingwe mu biki byose urumva bakitwaza nyine isura mbi wenda nari mfite mbere ariko isura nziza mfite aka kanya
nituruka ku Uwiteka kandi igihe nari umukozi wo mu rugo kuba nari umukozi wo mu rugo nari ndi kwiga nabyo byari bikunyuze urumva mani nta nubwo muzi ukuntu nari nyuzwe no gukora akazi ko mu rugo noneho yego mani ubwiza bwanjye rero bwa mbere urumva bika kankomeze umva ahubwo nkubwenge buretse gato sinkeneye ko babibona uwabibonye arahari ndahari sinabibonye ukeneye bangahe bibamarira iki ubundi ngiye kari ayanjye ni ayabo ikibazo ni uko bijijisha oya njye ni ayabo se oya ujye bareka bavuga ibyo bashaka oya njye ntacyo bintwaye ngiye kuba wamvuga ndi joyeze nariye uwanjye wariye wanyweye unyweye amata wishyuye inzu umeze neza urumva uraryoshye wambaye neza barabibona urumva ufite ubuzima burebure uzabaho imyaka 376 nzabaho imyaka 402 takurushije oya ni 352 basi sibyo oya ngereka mbanze nsubize bariya sibyo bano bantu rero babona urumva babona umuntu ahubwo ari icyuki yararengeye icyuki nyine umuntu yifitiye isura ya nyayo ari isura y'abanyarwanda bo ku bwa kera yimereye neza yibereho po française iwe butuje budafite amafaranga menshi anyuzwe n'ibyo afite ahubwo bikabarakaza mani nambara imyenda ikambera umwenda wose nakambara nambara ukambera uwo ari wo wose nta kibazo mba mfite urumva abantu bavuga ngo ngira inda nini ndayigira nyine ndayigira nose sinda yanjye nyihakane se bashaka kuvuga ni ijya n'ibiryo ifite igihugu urumva wabandi nta nubwo azi kurya kabisa arya gakeya nanjye ndayikunda rero nimugire ikibazo mwivugira ibyo mushaka njye meze neza ndarya nkaryama nkishyura inzu cyakora cyo aho muzavuga ko ndi mubi nige nzabona nabuze aho kwishyura inzu niho nzababara umunsi uzaza nkatuka abantu babura kuvuga barabatukana bo ntagiye kuvuga amazina yabo ariko nubwo navugamo bamwe urumva mbihorere kambareke abatukana bagakwiye kuvuga ba Pastor Claude bibigoryi bakavuga ba Bosco Empire urumva bakavuga ba Bosco Empire bakavuga ba Jackie ngo yarirwaje nanjye ntago nzi ibyago ndaje mukore ikiganiro nanjye ko yirwaje uramuginga oya ararwaye byanyabyo ariko ira ni sida ni umuntu arwaye byanyabyo mu musengere mu mwiwe mureke kumuvugira nise barasambanye nawe yaragiye abyivugira asambana inshuro nyinshi niba sida imugezemo atangiye kuza gusakuza ujya mu musengere ba musengere mibikiza uko byagenda kose aba ari umwana w'Imana si Imana hari n'abana ba Satani ariko nabyo byibuka azazanuke nanjye nzi gutukana sha urabizwa nkunda Jackie nukajya umuvuga nabi umukunda mikiza rega ejo nejo bundi azaba umuntu mwiza wa dani ahindi nakizwa byanyabya pana bira byo kujya kubeshya kuko aba pasiteri bavi kuzimu babandi bafungiye insengero yagiye kubeshya ngo yarabatijwe ngo yagize ute we no Brian bira bintu gusa Brian we ntarebe none kubera iki bageze yavuye burya rero hari igihe imaniza n'uburwayi bukuzaho ari igihano ni igihano cy'ibyaha aba yarakoze uzi ko yamaze kubatizwa agahitaza ngo ubundi niwe ngo gusambana ngo ndasambana si ibyo ngibyo umuntu arabyivugira ku giti hari ibyo mvuze atavuze se wabona ko ari ugutwika natwe rero nanjye ndi gutwika sinwitse karwaye sida si ibyo se azazanuke katubyihorere nabyumva nukaza azaze njye nta muntu ninya buriya muvuga gutyo ariko Pastor Claude ni igihararo oya barabona ibihararo
mani ibyo byaba pastor nde mu bivanaho ndabinginga Pastor Claude naramututse mubwira ko ari mbwa ku gasozi oya man aranuka icyo gihe aranyihaye Pastor Claude undi ninde ntukanamumenye ntuzanamumenye umumenye wahita ubabara niba usha noneho kugira unabyemere Dr. kabetse kugira joyeza nabyemere reka basi ngumvishe kano kantu kugira noneho wumve ko tudaciye kure nukuri kw'Imana nta bintu byadanje Pastor Claude ninde iretse uramwumva ntuzanamumenye nge ibintu byanyu ntago mbirimo byo kwanga abantu nushake nubijyemo yusi twe biratureba ko wabijyamo urabijyamo se undi ujya kwendamo iki kuri madamu wanjye urajya gukoramo iki Pastor Claude ntabwo umuzi wanutse ku bwafafa rebesha telefone hano turehe uretse mukwereke uretse mbe n'amagambo avuga ubu ari yihaye Theo avuga ubugoryi kareba ngo ni content sugo muramuri je buri kimwe cyose zanyivuga bababara umva hano Joye umva ya magambo rebesha hano telefone nawe ndende murebe uwo ari we noneho reba hano Nese Vestina yagiye atwite ngaho mva uwo mugabo n'umugabo w'ikigoryi man abagabo b'igoryi ntukajya ubambwira ngo ngaho mvugisha ukuri aravuga ngo Vestina yabyariye muri Canada niwo muteye yegora nese kubivuga bitwaye iki none se ikibazo man iyi showbiz aravuga ibintu bitamure atanazi n'ubwoko bwabyo uyu mugabo twatangiye gushwa n'igihe yanze kujya gushingura gogo ngo ntabwo yajya kumushingura atarimo amafaranga icyo gihe turashwana ariko bari bagiye kumukubitira Kacyiru kuri moruge nose yagira ngo bamuhe amafaranga ngo ntabwo nyine nuko ngo ubutabazi bwe we yashaka kujya kumutabara kuko agiye gushingura agafata ikiganiro ngo kikazana izo views ngo akavamo n'itike uyu mugabo twese tubona yuko atagira umutima ahubwo umutima wari hehe muri views nta mutima agira ngo nukwirirwa tukana yaragiye Pastor Claude bari bagiye kumukubitira kuri moruge agiye gufotora umurambo yinjira mu modoka ngo kugira atanga abandi nkuru afata umurambo wa gogo ajya mu modoka mu murambo w'abandi urumva ukunda hubuka tubyihorere twabyihorere Dr. mwihorere shwatani najye kwa Satani twakomeje ze muramwohereza kwa Satani najyeyo nge yarambabaje ese ngo namubabarira ngewe hangane nyine reka nagenda Imana ikunda abantu bababarira ndamubabariye tukiri aho ngaho abantu nk'abantu usanga nko muri comment ari cyo yaravuze abantu bakubwira kandi maze iminsi babikubwira ngo Dr. M arashaka kugutanga igitambo na shamani ibyo bintu byihorere oya rujya kariho none se muri comment bazanabivuga kuko ngayisubize mureke yisubize wabivuze ngaho byisubize nawe byisubize nawe ibyo byihorere mureke nabyisubize oya nyine ibyo bintu barabivuze urumva ariko nyine babivuze igisubizo ufite wowe ni iki ufite wowe ni iki nyine vuga igisubizo umugabo wanjye ntabwo ari umupfumu nta n'aho ahuriye nabyo ntuzongere kumbaza ibyo bibazo rero ibyo ngibyo ubwo byavuyeho sibyo none se Joye ni ikihe kintu ukunda kuri sheri wawe mukunda byose igice ukunda cyane ni ikihe igice kijyanye n'iki nyine ku mubiri we Yesu ujya wivuga Yesu nase Dr. ibyo mvuze sibyo ntabwo usubize tu none sinabigenza usubize igice nkunda cyane ku mubiri we ntacyo oya umutwe we ni mwiza ukuntu umutwe we ukanziza sheri jya mbabarira umutwe we ni urimo byose si byose urimo byose mani urimo ubwenge urimo ibitekerezo nyine harimo byose umutwe we rero niwe nkunda cyane n'ibindi kuko buri kimwe cyose gituruka mu mutwe
urumva nukabaza icyo kibazo rero igisubizo kiba gihari buri kimwe cyose gituruka mu mutwe ubwo twese duhise n'abarabireba kino kiganiro bahise babona yuko ukunda umutwe kuko harimo byose harimo buri kimwe cyose gituruka mu mutwe sibyo yego waheze amaze gusirimuka nahoze nsirimutse nahoze ndi umusirimu nyine wahoze uri umusirimu ariko hari ukuntu mbese ni ngo gukura twese hari tuba tukuze ariko bitewe n'ikibazo ushubije bakavuga ati nyamara umaze gukura nasa wari uzi ko ndi buvuge nk'iki bika wari uzi ko ndi buvuge ko nkunda nk'iki tuvugishe ukuri mbwira ako kantu wari uzi ko ndi buvuge iki wowe ndimara kumaza gutyo wari witeguye ko agiye kuvuga ngiki sha ntabyo naniteguye ngera nzi ko nyine abafite ibyo asubiza rega sheri wanjye ararenze mani nubwo mwe muba mutazi ko arenze ariko ararenze afite ubwenge buhambaye afite IQ iri hejuru ubwo se wowe wakoze mu gice cy'umubiri ukunda bavuga ko umukundira iki gice cy'umubiri okay akoze kumbaza nakubwira ibice birenga n'icumi reka maze nkubwiremo wenda kimwe dore nkunda hano aho ngaho umutima we nkunda umutima we rero yaheze arukunda kurebye yaragize bigiye kuvuga ngiye kuvuga iki cyangwa nkunda umutima we nyine umutima wawe ndawukunda sheri reba bitewe nuko umukoze hano gutya bene hano urumva ntukore hano agiye kuba ati ankundira intuza ni ukuri iki mukundira iki ntaje akuze muri iyi minsi hari abo muri kwicishisha barigize sabwo rikabarenga ese ishyari ni ishyano ubundi nta muntu ukwiye kugira ishyari ni ishyano kubera yuko imana ifite ibyo yateguriye uwo muntu waba uri mubi waba uri mwiza imana ifite ibyo yaguteguriye buri nkweto igira iyayo yes buri nkweto igira iyayo buri nkweto ibona iyayo bizambarana ngaba ari kuvuga urukundo wenda ng'abantu turi abari hano hanze mu makomenti bavuga yuko urukundo rwawe nawe Dr. Emma Scam hari se basubiza bavuga ko ari scam ari ibibeshye ni ikihe kintu wabatangariza shabika nawe uri kubaza ibibazo rero oya ntibyo oya erega ngewe uko ngewe mbameze iyo ndi hano mba ndi kubariza abatabashije kuba babikubaza nguko bavuga ngo ni amapranka ngo ni ibiki Dr. S ko imeze benshi babyita kandi pranka rega ni scam ese ntago mwabonye dusomana nese abadakunda nabo andi basoma oya ijye n'abadakundana se barasomana ntago bibaho oya bibaho ukimva umuntu akaza akakubwira mbakabiza ukakamuha kiss centrale yewe bayita centrale abadakundana ashobora kakabizu ka Yuda kugira ngo urayizi bizu ya Yuda imwe ku ruhande gutya nguko ngiye nyandi ya Yuda ariko ya indi iri centrale ariko bika centrale ongera imuhereza ariko bagiye bayibonye se iyo giye ntabwo urabizi yuko nge umuntu nakunda ntabwo namwegera ndabizi usubize oya ndabizi nzewe rero ntago nyambeshye nyine erega impamvu mbaje gutya mba ndi kubariza bari inyuma ya kamera batazi ibyo ari byo bagumya ko twita ya mazina cyangwa kubyitirira ya mazina turakundana murakundana nge ndamukunda cyane kandi cyane ejo ntabwo bazongera kubona nzewe nkunda Dr. M na Dr. M agakunda byivugiye nk'uko mbivuze Joyeuse Dr. M akunda nde Joyeuse agakunda nde Dr. M okay bikaba byitwa Joyeuse wa Dr. M byubareka ubu ni ukuvuga ngo babandi bose bagize ute babonereho sibyo noro ufite gahunda kuri njyewe amenye ko byararangiye no ufite gahunda kuri sheri wanjye amenye ko akadomo kagiyeho byararangiye abyihanganira nabo barabyumva kandi barumva nabo bamenye yuko inkweto yambitswe inkweto yabonye yayo baramonda sinoka na duka inkweto yabonye yayo
baramonda sinoka. aha rero Indirimbo urayizi? hari agacarenye muri iyi minsi mba nifitiye k'abantu bakundanye niko ndi gukora muri iyi minsi. Kureba burya indirimbo bazihimba kugira ngo zikore ku mitima y'abantu. Urumva nuko ngo hari challenge ndi kugenda ndi gukora. Umukunzi wawe akavuga indirimbo ashobora kugutura azi, ngayimuha akambara ekuteri akayikuririmbira. Iyo content ni ya Emirene. Oya Ni ya Emirene MIE Shopper. Oya wowe uratubwira tuyiririmbe mu buzima busanzwe atari ngombwa kwambara ekuteri. Ntaribi iyo kwabone ya Emirene muri hano hariho content nyinshi ariko umuntu abafite uko akora content ye ishobora guhura n'iyundi nkuko n'abarejisi usanga bari gukora ngo bamutabaruka ariko bafite uburyo babikoramo. Ntaribi joye ngiye ndimo watura Dr. M uzi ndayizi ngiye Rahira ngado kwitaga pera gatoya unabi mubwira nyine umeze nguri kwa acting action ngenda aririmba ijambo rimwe. Nditeguye. Aha okay ariyo ngo ndamureba cyangwa ndebe kamera. Uyu uramureba uri kuririmbira Dr. M ese ntako nabivuga mu magambo. Oya ni indirimbo dushaka kumukora. Erega izi ndirimbo mukora nuko kugira ziduhumurize zitumara ububabare zidushyire mu byishimo. Siko bimeze. Uzareba nta ndirimbo wari wumva ubabaye ukumva uraruhutse. Kamuture rero kamubwire kamuririmba. Rahira kwite kuzamura hafi. Rahira niyo Yirimbe neza. Iyo mbonye inyuma rirasa rikarenga. Ni muri gwa mazina igahita. Umutima uretse gato. Umutima wanjye urushaho gusimbuka. Bivuga gutya. Sheri nawe nuri yawe. Umutima wanjye rahira kutazansiga nje nyine. Rahira ni yande reka maze tubwira ari yande. Namumenya se. Rahira kutazansiga. Ubwiyanjye ntago muri buyimbaze. Oya ndayimusubiriza turashaka ngo ni yande. Ni Urban Boys. Atasha ni ya Debeni na Riza. Ibyo byihore ndabizi neza. 2010 ni nago bayiririmbye. Ngaho mubwiri yawe. Urumva nge rero ntago njya kure mitandirimba izanjye naga ari ngo njya kumuririmbiriza abandi. Agama on song mfite izanjye. Sibyo? Okay. Ngiye kumuririmbira. Love me, love me, love me, love me, love me like I do. Love me, love me, love me, love me, love me like I do. Love me, love me, love me, love me, love me like I do. Love me, love me, love me, love me, love me like I do. Sheri wayumvise? Watumye bugufi amashagaga ta wanyinishije movie hazamuna kata. Oh my god, oh my god, oh my god, oh. Uyu mwana ni danje afite inyuma hanyaho. So afite abereke po zarangiye. Oh my god, oh my god, oh my god, oh. Uyu mwana ni danje afite inyuma hanyaho. Love me, love me, love me, love me, love me like I do. Kakaboro. Agaye. Kwa kai twarimbye cyagiye. Agaye.
Lobi 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 la babu. Lobi 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 la babu. Watumye nicisha bugufi amashagaga ndayata. Wanyinishije muvi hazamo nakata. Oh my God, oh my God, oh my God, oh. Uyu mwana ni danje afite inyuma hanyaho. Oya ni nyinshi ngiye kose ngo mfite nyinshi ni nyinshi yo. Wanuye indirimbo basi muhanzi uzwi. Ngiye ntago nzwi. Nago umuhanzi wa kera nibyo nshaka kuvuga. Wa kera wahe karahanyuze. Ngingi nkutuye. Si ya kera? Ni ya 2010. Urashaka ngutira 2010. Ni ya 2000 ahubwo na 2001. 2001 ntayo nzi. Ngiye nari umwana. Ndashaka indirimbo nyine ya kera nkingutuye. Sirira terewe. Irene purifeure kerome. Reka gire. Sirira terewe 2008. Irene purifeure kerome. Ariye ayiri danse. Katoromero marikabure erimi serome après l'ambiance il tousse bien nécessaire Zuria mama we iririmbaga mu ishuri ndi mu petit man yari iri hit 2000 yaje 2006 naririmbaga mu ishuri 2007 mu ishuri ya Minani Rwema abayizi barayizi. Sheri ndashaka ya Meddy. Okay ya Meddy. Ni nyinshi nabanze. Nuri nziza. Ntago ngiye kuyigutura kuko nyigutuye wahitubabara. Namayobera iby'urukundo bisa n'inzozi nanjye nasaga n'imbohe abambona barakumbaza nkagira isoni nkaruca nkarumira nkabareka iyo menya sinari kukwiha nemeye ibyo uvuga nizera ibyo umbwira none dore umva nzasenga Imana izamundi utari wowe sinari nzi ko wowe wansigaza wabonye ko yagiye ukana akakageni mwabonye ko yantaye nkuko indirimbo ivuga ukanyanga nk'uwanga umwanzi nakoze iki gituma umpinduka iby'urukundo namayobera indirimbo nziza y'urukundo mama hirwe ya nyuma noneho nkubwiza ukuri kwibyabaye si bwari ubwa mbere si ubwa kabiri si ubwa gatatu hoya hashize igihe kinini mbiguhisha iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe gusa uramfashe uneye kwiheba uneye kwicuza umutima uratitira nkabura uko ngira nkabira ibyuya mu ntoki kubera wowe kutakubona ibyo byose ni ibihano by'urukundo mama hirwe ya nyuma ngukoreho bwa nyuma nkubone bwa nyuma kuko nizeye ko wakongera ukanyumva wakongera ukanyumva suko nabishakaga nabikoze mpubutse none nyemerera amahirwe ya nyuma ngabanyiriza igihano twagiye dukomeze indi twagiye indi pana mbwira yego umutima ubone gutuza nari nakunze ngoza ku mutima
nizeye ko wanyemerera ukambwira ngo yego nkabona gutuza mbwira yego tapesi yose si fresh akankuririmbire ntari biracyashaka indi zirahari indi sumbwiye za kera zari nizo mu bihe byanjye nazikuririmbira zose kamubwira indi ya fresh ngewe ndashaka indirimbo nura ya nyayo nyine beretse ako ushaka ya nyayo nanjye nzi nawe uzi sire ni nakundi abatayizi yo dogita amagiye kureba nitanga nyizi ndagira twagiye hari iminsi isigaye y'ubuzima bwanjye ndetse twayimarana hari umuntu uza ubuzima bwawe ntunamenye ko yigeze ahagera hari n'unduza ubuzima bwawe umunsi uzagera nkafata icyemezo nkapfukama nkavuga amagambo akomeye y'urukundo avuye ku mutima uwo munsi nugera nshaka akaba ari wowe nkakwambika impeta noneho pe akira tapesi ni ukuri kabisa cyane pe ibaze ko umuntu agutura indirimbo ngo nk'iriya yaririmba amayobera ako dogita yo iyo urebye nk'abahanzi bakira nabi iki gihe ubona batandukaniye abakera bari bazi kuririmba b'iki gihe ni abanebwe ahantu usanga baririmba kera ushatse kuvuga ko nanjye ndi umunebwe ko ndi umuhanzi uri umuhanzi w'umunebwe nawe njye ntabwo ndi umunebwe njye ndi uwa kera nanjye si ndi uwo uri uw'ejo uri umuvubuka babita abavubuka mu kigande noneho umuvubuka njye maze imyaka myinshi imyaka 13 ndi mukade mwana ngoma nyiruganda golimba mwana gwetumanyi Luganda oli awo yogera ebigambo nga tomanyi wagenze eri ng'emyaka ng'ebiri oba esatu naye tomanyi Luganda mwana nze ndi Muganda tomanyi Luganda mwana laba ono mwana laba ono